Jewe nitwa Sarita Odette Nyirigira, ndi umuyobozi wa Stella Matutina Shyorongi. Umwaka ikigemu cya kabiri twagitangiye neza, no gushima leta y'ubumwe bw'igihugu ukuntu dushyiraho gahunda nziza yo kugira ngo abana baze kare no kubakurikirana no gutanga amatangazo hirya no hino, ikabashishikaza kugira ngo hatagira umubyeyi wirara. Biradufasha nk'uko navuze ko abacu baje kwa gatandatu, urumva baza kwa gatandatu, bigatuma wagize imbogamizi agira wa munsi umwitangirizwa ku cyumweru wo kuhagera, kugira ngo atazakererwa kuwa mbere dutangira bose baharugira ngo bari bahamaze icyumweru nta muntu ufite igihama cyuko yaje kubera ko umunsi we wageze ari umunsi wo gutangira amasomo. Rero ibyo turabishimira leta ko iba yabiteganije, kandi n'ibyo igomba gutanga nk'amazi, umuriro, iba yabishyize muri gahunda zayo, nabyo ikabitanga kare kugira ngo abantu bashobore gutangira akazi batuje. Abarezi baritabiriye kandi ku gihe bose, abanyeshuri baraje bazira ku gihe, bari baduhaye umunsi wo kuza kuwa gatandatu. Umunsi wo kuwa gatandatu abarenga 300 bari baraharaye, abandi baza ku cyumweru, babandi badategereza gutega imodoka za rusange, bazanwa n'ababyeyi babo. Bahagereye igihe rero ku buryo kuwa mbere twatangiranye na beginning test, nk'uko abana bari batashye babibwiwe, barayikoze barayirangiza uko byari biteganije bakurikije timetable. Igihe twagitangiye neza, ibyo kurya byari bihari, twari twariteguye, isuku nayo twari twayikoze, ahantu hose hasukuye hateguye, twiteguye kubakira. Mu ntangiriro rero byose byagenze neza, kugeza uyu mwanya tuvugana nta kibazo kidasanzwe dufite, kuko abana bariga neza, n'abarezi barahari kandi barakora umurimo wabo. Batangiye amabazwa matoya kugira ngo bafashe abana kwiga kenshi, kwiga neza, ku buryo dufite icyizere ko tuzakirangiza neza. Dufite abanyeshuri 620, bari 623, hari abagiye kwiga ahandi kubera impamvu z'uburwayi, ariko abo ngabo barahari. Test rero dukora mu ntangiriro tuzishyira kuri birote, n'amanota niyo batangiriraho, bituma rero abana bazitabira cyane, kuko baba batinya gutangirana igihembwe amazeru. Barazitabira, bashyiramo umuhate rwose, ku buryo n'umubyeyi ufite umwana wagize ikibazo nk'uwarwaye abavuga ati ubuse bizagenda bite, ya teste muzamuha asubiremo abandi bararangije. Bituma abana bakora cyane bakishima cyane. Uwize mu biruhuko, iyo yize aba yizeye ko azatsinda. Kuri iki kigo umwaka ushize abanyeshuri bacu batsinze neza, bose babonye diplome, nabo mu wa gatatu batsinze neza, bose bagiye muri boarding n'ubundi bayisanzwemo. Imitsindire ihagaze neza, ntabwo ari aba mbere mu gihugu, ariko bari mu bigo bya mbere. Mu karere turi mu bigo mu kigo cya kabiri, ni ukuvuga ngo imitsindire yabo ihagaze neza. Uko tubafasha rero ni ukuvuga ngo hirya yakuriye abiga mu cyumweru, kuwa gatandatu turabafasha bagakora special courses kugira ngo bashobore kwitegura, barangize matière kare, babone umwanya wo gukora imyitozo ihagije, bazagera imbere y'ikizami bariteguye bihagije. Murakoze. Murakoze. Nitwa Uwase Vanessa, niga Ecole Secondaire Stella Matutina, niga S6 MCB. Imyigishirize ni myiza, twiga neza. Amazina yanjye nitwa Ikozwe Sebera Eloise, nkaba niga Stella Matutina mwaka wa gatandatu MCB. Igihembwe cya kabiri muri CZM kuntu twatangiye kuwa mbere dukora amateste atuteguza gutangira igihembwe, kugira barebe ko twize muri vacances. Tugendeye mu myigire rwose, abarimu badufasha cyane. Abarimu baba baduhaye ama exercice buri gihe duhora ku kibaho, ntago amasaha menshi nk'aho ari twe tuba turi gukora. Amazina yanjye ni Keza Blessing, nkaba niga muri Stella Matutina. Ku igihembwe cyatangiye neza cyane, aho abarimu bacu baduhaye amasuzuma kugira ngo barebe ko ibyo twize muri vacances tukibyibuka. Ikindi kandi tugeze ku ishuri ntago twibagiwe impano zacu, twakomeje gukora imyitozo ihagije kugira ngo twitegure n'amarushanwa azaba ari muri iki gihembwe kugira ngo tuzatware igikombe. Murakoze cyane.
Nitwa Ndatimana Emmanuel, ndi umwarimu wigisha ubumenyi bw'isi mu ishami ryahoze ari MEG, ariko kuko tugifite n'abakandida nyine n'ubundi bari mu wa gatanu no mu wa gatandatu baracyahari bakora iyo MEG. Nkuko bisanzwe rero tukimara kubona ingendo z'abanyeshuri, twebwe byatubereye byiza kuko abanyeshuri bacu muri Stella Matutina ndetse n'akarere ka Rulindo muri rusange baje kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu nk'ishuri risanzwe ribodinga cyangwa se rifite abanyeshuri ba mu kigo, ntago byarenza ku cyumweru umwana wa nyuma ataragera ahangaha. Biba ari ibintu byiza rwose. Kuwa mbere dusanga ikigo cyadukoreye ibintu byose, ntago tugira inzitizi zo kuvuga ngo barakora amasuku. Kuwa mbere ni umunsi w'akazi, cyane cyane ko no hagati tuba twarakoze inama mbere y'uko igihembwe gitangira, tugafata ibidanago tugategura. Kuwa mbere ni umunsi w'akazi uje mu kigo ugira ngo tumaze nk'ukwezi cyangwa se umwaka, ubona ubuzima ari ubusanzwe. Uko rero imiterere isanzwe, kuwa mbere tugira assessment dutanga, kandi ni umuco w'iki kigo. Njyewe narawuhasanze mu myaka hafi 7 ngiye kuhamara 6, ni umuco nahasanzwe. Kuwa mbere tugira assessment atangwa, dukora uburyo tudakora amasomo yose, haba hari amasomo yateguwe nk'abiri 3, kandi agategurwa ibazwa rifite ingufu ku buryo nibura iba ari test ifata nk'amasaha 2 kuri buri subject. Kuwa mbere rero nicyo gikorwa bikarangirana n'umunsi wa mbere, hanyuma kuwa kabiri tukinjira mu masomo bisanzwe. Nitwa Eric Dushimiyimana, abandi umuyobozi w'ishuri wungirije ushinzwe amasomo hano muri Fire Girls School ku Gisozi. Kubirebana n'itangira ry'amashuri muri rusange, abana twabakiriye neza kuko mu karere ka Gasabo abana baje ku itariki ya 6 z'ukwa mbere 2026 nibwo batangiye igihembwe cya kabiri. Tukaba twarabakiriye neza kuko muri vacances twe tubanza gukora inama dutegura uko tuzakira abo bana. Hari inama dukora n'abarezi, akaba n'inama dukora ya administration kugira ngo twitegure turebe ko abana aho twiteguye kubakira. So kuwo munsi tariki 6 z'ukwa mbere rero basanze imyiteguro ari yose, amasuku iki hose, ku buryo abana bazaga muri sare hari abarezi babakira, natwe abayobozi hafi duhari kugira ngo ufite imbogamizi runaka tumutega amatwi. Nkomeza ku bigendanye n'imyigire n'imyigishirize, buri igihembwe cya mbere ho haba umwihariko kuko ntago tujya tugira amasuzuma atangira igihembwe, ariko tugakora icyo twita mid-term test. Ubwo ngendeye muri iki gihembwe turimo, mu kugitangiraho tugitangira dukora amasuzuma atangira igihembwe ariyo twita beginning of term test. Nkuko tuba twaramenyesheje abana ko mbere yo gutangira igihembwe tuzazikora, bataba bizi no kuri babyeyi twarabyanditseho kugira n'ababyeyi babe bafite amakuru bibafashe mu kubategura, cyane ko nk'iki gihembwe dusoje hari harimo iminsi mikuru itandukanye. Niyo mpamvu tubishyira kuri babyeyi kugira ngo barusheho kubahwitura, be kujya mu minsi mikuru ngo bibagirwe ko ari abanyeshuri. So iyo bageze hano ku ishuri rero, nk'uko baje ku itariki 6, guhera ku itariki ya 7 turebeye ku ngengabihe uko tuba twarayiteguye, guhera ku itariki 7 kugera ku itariki 9 bakoze ayo masuzuma bumenyi, aho mu cyiciro rusange troncome bakoze amasomo 9. Ubwo ni ukuvuga ano masomo akorwa mu bizamini bya leta. Noneho muri section cyangwa se icyiciro kisumbuye mu wa 4 kugera mu wa 6 ho bakoze amasuzuma bumenyi mu masomo 4, cyangwa se ubwo 4 ni mu wa 4, ariko muri wa 5 wa 6 bo bakora 3 bitewe na section ya measurinze. Niba ari PCM ubwo akora physique, agakora chimie, agakora na math. Ayo masuzuma bumenyi rero aradufasha mu gutangira igihembwe kuko buriya andehoro y'imitsindire n'iki anadufasha ko babana koko wa munsi witangira bose baraza. Ntago tujya fawe tugira imbogamizi keretse wabaye yarwaye wenda ni utinda kuza, ariko kubera ko bazi ko bafite ayo masuzuma bumenyi byanga byakunda ku munsi wa mbere baraza.
ariko ikindi binadufasha ni ukubona ko umwana igihembwe aragisoje atangiye ikindi akiri muri mudu yo kwiga atarambitse amasomo kandi ari umunyeshuri. So iyo niyo mpamvu ya mbere buriya dushyira ari amasuzuma bumenyi kugira ngo umurezi nawe abashe kumenya ngo ese umwana koko wasoje igihembwe gishize akaba atangiye ikindi nakomereza hehe. Ibyo nari namwigishije aracyabyibuka. Iyo amaze kubaha ayo masuzuma bumenyi nawe bimufasha gukomerezaho kuko tuyakosora vuba tukabaha feedback cyangwa se umusaruro bakuyemo, bikadufasha gukurikirana umunsi ku wundi wagize intege nke. Ikindi muri kino gihembwe twatangiye ubu iyo minsi 3 irangiye, umunsi ukurikiyeho dukomeza n'amasomo mu kwiga bisanzwe, aho abarezi bakomeza gutegura amasomo uko basanzwe bayategura. Ndashimira Nesa ko nabo bagumya kutuba hafi umunsi ku wundi banatugira inama. So by'umwihariko nk'ubu fawe izwi cyane mu kwiga abana bakoresha ikoranabuhanga, aho usanga muri buri shuri, si mashuri yose ariko amenshi ubu dufitemo projecteur idufasha ko niba mwarimu arya gukora research ibyo agiye kwigisha, ariko mbere yuko ari no kwigisha hari imfashanyigisho ashobora kutabona hafi, akaba yazikoresha projecteur ku buryo umwana asobanukirwa kurushaho. Ahandi ufite smart classroom, tukajyana computer lab, aho naho abarezi barahifashisha umunsi ku wundi kugira ngo n'umwana abashe nayo gukora research cyangwa se ubushakashatsi bwimbitse. Fire Girls School nayo ifite isomero rifasha abana umunsi ku wundi mu kwiyungura ubumenyi atagendeye ku byo mwarimu yamuhaye mu ishuri gusa, kuko umwana nawe akeneye kujya gucukumbura akareba runaka yanditse kimwe iki gitabo, kuko dufite ibitabo bitandukanye ariko by'umwihariko dufite ibyo bitegurwa na REB. Then library ikindi dufasha, uriya mu gitondo umwana yiriwe mu ishuri ariko nimugoroba tubateganyiriza umwanya wo kujya mu iryo somero akiga siransiye, agafata umwanya uhagije wo kuba yacukumbura noneho byimbitse atagendeye kuko kuri timetable ku manywa wenda byari biteguye ngo arajya y'isaha imwe cyangwa ebyiri, ariko nimugoroba ho akabona umwanya uhagije wo gukoresha iryo somero. Ku bigendanye n'imirire, kino gihembwe twayitangiye neza kuko basanze muri stock ibizatunga abana twarabiteguye. Twajya mu gikoni, abakozi badufasha bimeze neza, bose bari bahari, kandi nk'uko mwabibonye ku meza abana barafata ifunguro rimeze neza ku buryo umwana wese asohoka yishimye rwose n'akanyamuneza. Murakoze, amazina yanjye nitwa Rukiriza Umunyana Carmela, nkaba nanjye ndi umunyeshuri muri Fire Girls School muri Senior 5 MPC Math, Physics and Computer Science. Nongeye ku byo mugenzi wanjye yari yavuze, umuyobozi w'ikigo yaje kuri Assemble kubanza kutwakira atwibutsa yuko yatubajije uko ibiruhuko byagenze, niba ntabahuye n'ibibazo mu biruhuko, niba byaragenze neza. Hanyuma atwibutsa yuko tugeze mu gihembwe cya kabiri aho tugomba gukora cyane, aduha zimwe mu nama zishobora kutubera nk'impamba izadutwara muri iki gihembwe cyose. Nitwa Muhoza Bella Dilane, niga muri Fire Girls School Senior 5 MPC izwi nka Math, Physics and Computer Science. Mu by'ukuri iki gihembwe cyatangiye neza. Twaje kwa kabiri, kwa gatatu dutangira gukora amabiyoti bizwi nk'ibizamini bitangira igihembwe. Twabikoze iminsi 2, hanyuma kwa gatanu dutangira kwiga bisanzwe ngo tukari dusanzwe twiga. Twageze hano kuri 3 z'ukwa mbere, aho dusanga ikigo cyacu giteguye nk'uko bisanzwe, kandi twebwe turashimira cyane abayobozi bacu, abayobozi b'ikigo cyacu ndetse na Nesa, ko twebwe mu kigo cyacu ndetse n'ahandi bashyiraho uburyo bwiza bwo kuza ku ishuri tukagira igihe twese amasaha nyayo.
tukaba tunashima cyane ko ku ishuri ryacu ntabwo abarimu bakunda gusiba iyo tumaze gukora za BOT cyangwa se beginning of term tests, ama examen dukora tukihagera, ntabwo abarimu basiba cyangwa se ngo batinde kuza, baboneka nyine nk'uko bikwiye, tukiga neza. Ikindi nakongera ni ku buzima muri Fire Girls School, aho dufite isuku ihagije, kandi niyo hari umwana ugize ikibazo cyo kurwara dufite umuganga cyangwa se uwo nakwita nurse utwitaho, cyangwa se byaba bikeneye gukurikiranwa aho birenze, uwo mwana akaba yagezwa akajya kuvurizwa hanze, cyangwa se ababyeyi bakaza bakabikurikirana. Amazina yanjye yitwa Kaiza Nikita Mezanje, nkaba niga Fire Girls School Sina 5 MPC. Ku bijyanye n'imyigire yo mu kigo, ibintu byose byagenze neza. Ikintu navugaho ni ku mirire byose bimeze neza, imigati, mandazi, indyo yuzuye nyine muri make byose bigenda neza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kaneza Kesia, nanjye nkaba niga muri Senior 5 MPC. Icyo nakongera ku byo bagenzi banjye bavuze ni ku isuku ijyanye n'ikigo. Hanyuma ku munsi wa mbere nyine tuza ku ishuri, twasanze ikigo cyacu harimo isuku, aho turara, aho turira, ndetse n'amashuri yacu twasanze hose harimo isuku, ndetse n'ibikoresho byo kuriramo byo dukoresha muri refe, ndetse n'intebe nyine twasanze hose hasukuye. Twifuzaga no gushimira cyane ikigo cyacu cyatwakiriye neza, n'abarimu bakomeza kwitanga, tukabona amasomo ku gihe kandi neza, cyane cyane nk'abakandida amasomo akatugeraho neza. Murakoze. Turashimira kandi Nesa ikomeza gushyira imbaraga mu myigire y'abanyeshuri, cyane cyane abanyeshuri b'abakobwa, ku buryo hano muri Fire Girls School tubona ibikoresho dukeneye byo kwiga neza, kandi nk'abakandida natwe bakaba bakomeza kudufasha kugira ngo igihe cy'ikizamini cya leta kizagere twiteguye neza. Murakoze. Nitwa Murera Jean Marie Vianney. Ku bijyanye n'uko igihembwe cyatangiye ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere 2026, niho hari itariki yo kugera ku ishuri y'abanyeshuri. Baraje rero kandi bakakirwa n'ubundi n'ubuyobozi bw'ishuri nk'uko baba barabyiteguye. Ubwo mu cyumweru gikurikiraho tuba twiteguye, twahise dutangira amasomo, gutegura amasomo no kuyatanga uko bikwiye. Ubu nicyo gikorwa turimo, dushishikariza abana kwiga kugira ngo igihembwe kizarangire ibyateganyijwe byose babigezeho. Turashimira rero ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi Nesa kuba mwadutekerejeho mukaza kudusura mukareba uko imirimo irimo ikorwa. Cyo ni icyambere tubashimira, na Minisiteri y'Uburezi muri rusange. Tukumva rero ari igikorwa cyiza gikangurira abantu kuba bibuka ko bari no mu nshingano neza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nigena Francine, ndi acting head teacher cyangwa se umuyobozi w'umusigire hano mu ishuri rya JS Shyorongi. Ku kijyanye n'imyigire n'imyigishirize, abanyeshuri bamaze gukora cyangwa se guhabwa ikaze muri iri shuri, bamaze kuganirizwa, bongera tumaze kubinjiza mu buzima bw'ishuri, bahise bajya mu mashuri kuri uwo munsi wa mbere, bakora ibizamini bari barateguriwe n'abarezi, kuko ibijyanye n'amasuku byo byari byaramaze gukorwa mu kiruhuko. Hanyuma abana barabazwa, ikizamini cyari kiteganyijwe ku minsi 2. Ku munsi wa 3 amasomo yarakomeje nk'uko bisanzwe, kugeza uyu munsi wa none aha nta cyuho kiraba hano kuri iki kigo. Ndashimira uburyo akarere kacu ka Rulindo, uburyo tuba twakoranye n'ubuyobozi bw'umurenge wacu, nabwo tugakorana n'akarere. Hanyuma ibijyanye na school feeding bikagenda neza, imirire, ibiryo bikagera ku bana ku gihe. Kandi turashimira leta y'ubumwe iba yabishyizemo imbaraga, nka dining hall cyangwa se refectoire, inzu mberabyombi y'aho abana bashaka kwisanzura bakarira, nubwo biba bimeze neza ariko aho abana barira ntahari. Zimwe mu nzitizi zindi dufite ku kijyanye n'imyigire, ikijyanye na library, isomero naryo kugeza ubu ngubu ntayo dufite, aho ibitabo bibitse ni ukwirwanaho. Dufite ikibazo cy'inyubako zishaje, kuko ishuri ryatangiye mu 1966, dukoreye ubuvugizi ayo mashuri agasanwa,
twarushaho kwigira heza, imyigire ikarushaho gutera imbere.